Abahanzikazi Uwayezu ARIEL wamamaye nka ARIEL WAYZ ndetse n'uwitwa Barbara Horoneteta uzwi nka BABO hamwe n'abandi batanu bafashwe bari barenze ku mabwiriza ajyanye no gufunga utubari bagejejwe mu kigo Huye Isange Rehabilitation Center kugira ngo bavurwe ibiyobyabwenge byari byabarenze mu mubiri. Aba bahanzi bagejejwe muri iki kigo ku itariki 17 Nzeri umwaka wa 2025 ni nyuma yuko ARIEL WAYZ ndetse na BABO batawe muri yombi mu ijoro ryo kwa gatandatu Nzeri umwaka wa 2025 nkuko umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ASP Boniface Rutikanga aherutse kubibwira Inyarwanda. Kuri iriya tariki nibwo ARIEL WAYZ yiteguraga kwerekeza muri Kenya gukorana na Universal Music East Africa. Hari hashize umunsi umwe kandi ubwo no kuvuga tariki ya 5 Nzeri umwaka wa 2025 aririmbye mu muhango ngaruka mwaka wo kwita izina abana b'ingagi. Huye Isange Rehabilitation Center ni ivuriro rigenzurwa na leta binyuze muri polisi y'u Rwanda ryita ku bafite ibibazo byo gusabikwa n'ibiyobyabwenge ndetse n'ubundi burwayi bwo mu mutwe. Umurwayi cyangwa umuryango we nibo bisabira ko ajyanwa kwivurizayo aho guhabwa igifungo kugira ngo afashwe gusubira mu buzima busanzwe. Inyarwanda yabonye amakuru avuga ko urukiko ari rwo rwafashe icyemezo cy'uko ARIEL WAYZ ndetse na BABO boherezwa muri Huye Isange Rehabilitation Center. Ni nyuma yuko buri wese ari kumwe n'umuryango n'umunyamategeko we yisobanuye imbere y'urukiko. Sibwo bwa mbere abantu bazwi mu myidagaduro bajya kwivurizayo. Mu ntangiriro za 2025 uwitwa Fireman yivurijeyo ku bushake bwe mu gihe abandi barimo Emeline Nyambo, Zinda ndetse na Afrique bafatanywe urumogi nabo boherejweyo. Abenshi bavuyeyo bavuga ko byabafashije mu rugendo rwo kureka ibiyobyabwenge ndetse no kongera kwiyubaka. Umuhanzi umwe uherutse kwivurizayo yabwiye ikinyamakuru Nyarwanda ko mu kwezi kumwe yishyuye 600 mu gukurikiraho akishyura 700. Undi mutangabuhamya yavuze ko kugira ngo wakirwe ubanza kwishyura amafaranga 200 hanyuma hakiyongeraho ibindi bijyanye no kwitabwaho. Yavuze ko iyo ufite mituelle de santé wishyura 400 ukagaragaza transfer wahawe n'ibitaro by'akarere. Iyo ufite ubundi bwishingizi nkarama military medical insurance cyangwa se MMI wishyura 400 ariko ntugaragaza transfer. Umuntu udafite ubwishingizi yishyura 600 nawe ntasabwa transfer. Muri ibi byiciro bitatu buri wese iyo atashye ahabwa facture y'imiti yakoreshejwe akayishyura ukwayo. Umuyobozi mukuru wa Huye Isange Rehabilitation Center Dr Patrick Rwagatare yigeze gusobanura ko abivuza bacumbikirwa mu byumba bibiri bitandukanye. Icyumba gisangirwa cyangwa se sharing room 8,200 ku munsi, ubwo bigahura n'246 ku kwezi. Icyumba cyihariye ubwo ni private room ni 15,200 ku munsi, bikaza guhura n'456 ku kwezi. Aya mafaranga abari micumbi, ifunguro ndetse n'ubuvuzi. Iyo umurwayi amaze koroherwa arasohoka ariko agasabwa gukomeza kwisuzumisha kenshi. Rero hano reka turebe service zitangirwa muri iki kigo. Service ya mbere ni ukuvura ibibazo by'ubusabane ndetse n'ibiyobyabwenge. Kuvura kandi uburwayi bwo mu mutwe burimo guhungabana ndetse n'ingaruka zituruka ku biyobyabwenge. Harimo kandi gutegura abarwayi gusubira mu buzima busanzwe cyangwa icyo bakunze kwita rehabilitation. Harimo kandi gutanga ubujyanama ku giti cy'umuntu ndetse no ku muryango we. Harimo gucumbikira abarwayi igihe bakiri mu kwitabwaho. Harimo kandi kwakira ubwishingizi butandukanye burimo na mituelle de santé. Ubwo yari mu bukangurambaga ibiyobyabwenge birica tubyirinde kandi tubyamagane. Ku itariki 17 Kanama umwaka wa 2025 Dr Rwagatare yavuze ko ubuvuzi batanga ari ubwihariye kuko buri murwayi avurwa ashingiye ku rugero rw'ibiyobyabwenge biri mu mubiri we. Yagize ati dufite abaganga b'inzobere bavura indwara zo mu mutwe, abagenzura abarwayi ndetse n'abandi bafite inshingano zo kubitaho kugeza bakize.
ubwo yari mu bukangurambaga bw'iminsi 10 bwo kurwanya ibiyobyabwenge. Hategurwa umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya ibiyobyabwenge wizihizwa buri tariki ya 26 Kamena. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ASP Boniface Rutikanga yagaragaje ishusho y'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ndetse n'imibare y'abamaze kubifatirwamo kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2025. Yavuze agira ati muri uyu mwaka wa 2025 guhera mu kwa mbere kugera ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu twageze ibirego bisaga 2073 by'ibiyobyabwenge byafatiwemo abantu bagera kuri 683, harimo ababicuruza, ababyikorera ndetse na bamwe babikoresha. Muri abo 210 bashyikirijwe ubutabera, abasigaye bo ni urubyiruko rw'abana bato cyangwa abo ubutabera bubona ko bakwiriye kujya kugororwa, kwigishwa ndetse no kugira ngo bahabwe andi mahirwe yo kuba bakwikosora bakagaruka muri sosiyete. Kuva mu mwaka wa 2015 kugeza mu mpera za 2024 abarwayi basaga 2278 bamaze kunyura muri Huye Isange Rehabilitation Center. Impuzandengo y'igihe umurwayi amara mu kigo iri hagati y'ukwezi kumwe ndetse n'amezi 3, ariko hari n'abagaruka nyuma yo kongera guhura n'ibibazo. Ubushakashatsi bwerekana ko abajya muri iki kigo barimo 38% by'abarwayi ari abakoresha urumogi, mu gihe 34% bakoresha mugo cyangwa se heroine. Ni mu gihe kandi 31% bakoresha inzoga mu buryo buhatse uburwayi. Ni mu gihe 0.07% bakoresha imiti isanzwe yo kwa muganga bayitindaho nk'ibiyobyabwenge. Ni mu gihe 0.02% bakoresha kokayine, naho 0.02% bafatwa n'ubusabane bushingiye ku myitwarire nka betting ndetse n'imikino y'amahirwe. Huye Isange Rehabilitation Center iherereye mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda, gitandukanye n'ikigo cya Iwawa. Iki kigo kigaba gitandukanye n'ikigo cya Iwawa Rehabilitation Center kuko cyo gifasha cyane abasore gusubizwa mu buzima busanzwe nyuma yo kujya mu ngeso mbi. Iki kigo kandi cyakomeje kugirirwa icyizere ku buryo n'abaturutse mu bihugu bitandukanye nka Congo, Uganda ndetse na Cameroon, Cote d'Ivoire ndetse na Guinea Conakry nabo bajya kwivuriza muri iki kigo. Kuri uyu wa gatatu tariki ya 17 Nzeri umwaka wa 2025 nibwo ARIEL WAYZ yagejejwe muri Huye Isange Rehabilitation kwivuza ibiyobyabwenge ndetse afatanyije n'uwitwa BABO. Bakaba bagiye muri iki kigo bari kumwe n'abandi bantu 5 bafatanywe ubwo bari mu kabari barenze ku mabwiriza yo kuba bamara amasaha mu kabari.